bari iseraki imva jewe ni jewe abantu bambwiye ko mufataniye hariya ku muryango ngo murimo murarwana none narinde kureba ikibaye turi nifunguzo muzibagiriwe mu rugi musiga mutanakitse ariko ubundi kuki mwivanga mu bibazo by'abantu ubu se waruje uje kudukiza uje kutwunga uje kugira ute yego ku mana yanjye ariko raki nk'inshuti zanyu koko urumva ibyo bintu nabyumva narangiza nkabicecekera nkaguma ngo ntaje kureba n'ikibazo gihari inshuti rero bagire ngo ni imwe ubundi ubu ntibumwasanga ari namwe muri kuduteza umwiryane hano mu rugo ubu se bavuganaga na sheri kuri telefone yesu we raki jewe reka ubwo se genda bamvugana n'umugabo wawe uwanjye ntamagije kuba numvise ko abantu b'inshuti bafite ikibazo kuba nari mvuze ngo reka ngere mu rugo rwanyu ndebe ikibazo gihari ubwo ngubwo nshinga amabere ariko mwagiye mugabanya ariko ubundi mwagiye mwivanga mu bibazo bibareba ubu rero muri karitsiye hose ngo umugore n'umugabo bararwanye mwacitse ururondogorero ubundi ubu ngubu ninde wabwiye ko twarwanye ubwo rero uje waciye ibiti n'amabuye ngo bararwanye reka njye ubwo se ubundi waruje bari kutwitambikamo hagati bari kubigenzura ariko raki ubu ngubu kuba narindi kureba ikibazo kiri hano kuzi kuri inshuti yanjye ubwo urumva ikosa nari kuza ari irihera barabazi mana yanjye ubu urabona ngewe byashimisha kujya numva wirirwa urwana n'umugabo hariya ku muhanda tugiye rero ngo ni urukundo abantu bose hano ku muhanda bashungereye barimo barumva ukuntu urimo uratongana n'umugabo wawe usibye ko bamwe mbonye batangiye no kwigendera gusa mpabonye umukobwa w'ikizungerezi ntazi no muri iyi karitsiye hariho usigaye uhahagaze uravugisha ukuri se hariya cyangwa numvisha ibitari byo hari umukobwa uhagaze hariya kuri gati wanjye ariko seraki ndakubeshya ngo ngure inka mbona dusohoke ugende nawe umwirebeye tumba nuko ugenda unyereka uwo mukobwa bose se jewe mvye mfite ikibazo musewe kandi hano ngo habonye ngabake ariko ni ibiki biri mwari mu rugo iwawe habaye iki se ahubwo wowe kuzuzana ibyo matiko ndi kumva uvuga ayahe matiko adasobanutse umukobwa ntabwo ahagaze hariya kuri geti wawe ako umukobwa waba utazi yabavuye muri ahetse n'igikapu ni n'ubwa mbere kimubonye muri iyi karitsiye kubeshya abantu b'Imana ariko ko bavuga umukobwa ugata umutwe ubundi vipi zawe nase abo bantu baba bari kuvuga ubu bari hano ubu byaje kubwira ngo twarwanye ko numvuga mwibaraguza twari turwana njye nawe ariko ubundi kuryamiye amajanja wumviriza ubundi ufite ikihe kibazo ubundi uri kwiceka iki ngiye sinzi ikibazo akabagorera ku kibi sinzi ukuntu mutekereza ubu urumva amatwi mfite mwaba mukuru wo kuvuga hano ku muryango ndi hano mu nzu simbe ndi kumumva cyangwa urumva nararwaye tempa ku buryo bavuga ko ntumva bagomye bakubwira amagambo ngo abakobwa ngo abagore ngo abantu urumva abantu batangiye kuza ariko none nabona bizanye so watangiye ufata amashati none ngo mugiye kubarwa mugiye gushaka abakobwa se urumva muri iyo ntabwo ubundi hari kuba abakobwa bahagarara nubwo baba batazi n'ukuntu namfashe bagira rero ngo uri marayika icyo mushoboye no kwiyambika uruhu rw'intama kandi muri ibirura uwo mukobwa aguteye ikihe kibazo wowe se guhangayikishije iki gituma wirukanka ujya kumureba imisozi kandi watangiye kuva kare mbibona mu mutwe sinzi ikibazo ufite kandi n'uwo mukobwa muherekare muvugana ubu isi iri kurinda twota ntabwo ari mfata amashingo hariya nkanatse ku bantu bose bakabibona agenda ubundi se umuntu w'umugabo ataka ariko kwanza nimugire n'ahantu tugira aho tujya turajya kumureba noneho gufata n'igihanga ubundi ibyo byose ntanabimenya ariko ubundi muri guhwihwisa oya aricyo cyakuzanye ahangaha sinari mu ngo ngiye ubu ntibari bagutuma ntabwo rero ukuntu gutwara yaguciye ibyanyu ubu byanca hano mu kanya aranize ntibicaye ubundi ujya kwitsemura ugatanga raporo nkandi soso tugenda unyereka ako se waretse kujyana umuntu nimba umuntu aje kudusura waretse akabanza akatuganira gusura wavuze ko ari ukuri kwikeka ari ako nikeka ibiki wikeka ibiki kandi reka nkubwire wikeka amabinga wikeka amabinga ibi ni ibiti byagiye mu rugo rwanyu njyese ninjye uri ariko ibi bisekwa ngiki tugende njye ntabwo ndi guseka gusa waretse umuntu akabanza akaganira bamuganirize mugire fati ameze neza ariko ibyanyu ndabona byancanze rwose kuganira okay niba nta kintu wikeka soso tugende unyereka uwo mukobwa ubundi mubaze n'ikintu aza kumara kuri gate ntabwo namugize umuzamu ambwira ikintu ahashinze hama tugende niba nta kintu wikeka mureke gusa jewe mujye mundeba ukuntu abantu bazinuze so bavuze ko umukobwa ngo ntabwo muzi yuko atamuzi nazo bagenda usanga umukobwa nyanditse ku gahanda kandi ufite ikibazo cyo gutongana ufite umuzima ok nta kibazo ngo ni mwohore none baranegeye no mu nzu
agahinda gake. Raki rwose sinakubeshya urabizi kuri inshuti yanjye turi inshuti y'urugo rwanjye tumanuke ngende uwo mukobwa mukwereke arahari Gusa utambeshya ntari koko. ariko se ubu naba nkubeshya mbifitemo iyihe nyungura umukobwa arahari arahahagaze ubu se nayoberwa umuntu mushyashya uje muri karitsiye wasanga ari nawe wirirwa uneshereza umugabo umutwe umugabo yataye umutwe wagira ngo si umwayango ni umukecuru wabuze ubugoro. n'ubu ni uko nari nkinze singize imfunguzo ndazifite tugende nkingure mukwereke Tugende rwose. Gusa Mana yanjye kugeza aha ngaha numva abantu bavuga numva ijwi rimeze nk'irya sheri nkagira ngo ni sheri na mushiki we nkahita mbona n'umuntu yinjiye mu gipangu agahita akinga naba nibeshye igipangu bamushobora kuba yakingushye ariko se sheri ko yarambwiye ko yari umuntu agiye yaba yagiye se ubu ngubu ndabona n'amayinite yananshiranye nigira ari imbere mbanze ngura amayinite hamagare numva ikibazo yaba afite ibipangu by'i Kigali ni danje nshobora no kuba nibeshye igipangu kanigire imbere ngura amayinite mubaze sinzi nimba ari we gusa Ari we nta wundi. gusa jye nabonye ari mushyashya muri karitsiye Ariko ndamwishyura umwaka. wihanganira ahagaze ahangaha urumva Kingura ariko kingura mbanze. jyewe nanakomanzeho rimwe mbona nturi gukingura sinzi ukuntu akoze ku iserire mbona harakingutse mbona ameze nk'ushaka kwinjira Tugende niko mu guhita bazungu nkiga bamugize bodyguard y'urugo rwanjye. Rero mbanze mwicira umwaka. agiye hera yesu we Ndaje. ko yari ahagaze ahangaha ese agiye he mana yanjye Ubu se wari kunsenyera singufasha. oya we Ngwiki. raki jye ngusenyera Erega ntangare yasohotse murebana akana ko mu jisho ubundi yakongoreraga ibiki. raki ni ukuri kw'imana agiye size ahagaze ahangaha None agiye hehe? Agiye. Ni umuzimu mbimenye. urabona njye nagusenyera koko Ngwiki. Inshuti z'ubu ndazizi namaze kuzimenya. Mana Urumva? ishobora byose koko uyu Dore mukobwa ko mbese. asize ahagaze ahangaha koko Dore bagiye mbese. Mana Dore mbese kuno yipfusha agize yigira umwana mwiza. Umunota utarenze umwe umaze iwanjye nicyo gitumye umukobwa yabarenza. Ubu se reba hariya urebe na hariya hari umukobwa uri kuhabona uretse abantu b'abasore bari kwigendera. Ni jini se ku buryo yabagu Ngwiki. Erega nanjye ntangare umugabo arasohotse mbona uri munyamunyu uri bebeza ntagatangaye. ariko raki ubu koko genda ajya kugusenyera ntayo umugabo wanjye mu nzu koko Mva mbese. Nabwirwa n'iki se niba utamaze kumuhaga nk'abandi bose b'iki gihe bamara kubahaga barangiza bakajya gusenya ingo z'abandi. Nuwo uri kumbwira ayo magambo Nawe niko umeze nyine. None niki ntabona? ntabwo nari nzi ko ari ukumfata raki Niki ntabona se? urufunguzo rwawe nguru hano mu rugi urumva ufata urufunguzo rwawe nguru unarushyize hano mu rugi urumva ugumana ibyo byose kuva nje kukubwiza ukuri warangiza ukajya kunkeka gutyo umva wibane nanjye nzibana mugore urumva tuzamwirirwa mutwikora ngo nitwe tubasenyera tuvugisha ukuri tukabizira Gaho niba atari ibanga ngira ikintu wongoreranye n'umugabo wanjye. Noneho uhinduka umwere apfunda imitwe ngo ngagiye kubwira ngo agiye kwitsemura. umugabo we ntabwo yagiye kunyongora nkaburira muramukurura amatwi ntarumva nicyo ashaka kumbwira kandi raki wowe ufite ikibazo nubwo umugabo wabivuga simbisobanukirwa ahubwo ubanza wanasaza ahari Umva nkubwire madame njye nta kibazo mfite. Ahubwo ubwa ni wowe ufite ikibazo. So uncoshotanye unzana ngo hano ngo hari umukobwa ubusa ari hehe? Wamunyereka? ahubwo ubanza wataye umutwe ntawamenya umva reka nkureke uzibane nanjye nzibana gusa uzagera umenye ko ibyo gihe nari ndimo ndakubwira ari ukuri urumva bwarabivuze koko ngo tuvuga ibi turimo barangiza ngo bakarakara Ibyo byose nabimenye. ubona nimumbwire ko abantu b'abadamu babiri rero usumvanye ahangaho ushushubikana ufashe mu mashati uzanye n'undi mugore mugenzi wawe mugiye gutongana ahangaha abantu bakomeze bagote ubundi mufite ikibazo mu mutwe Ikibazo mu mutwe siki. Wavuze ko bwo wowe nabusuzuma muri gupanga kunca inyuma. ariko mana Wavuze ko ari byo mwa muri gupanga. wefu ryariraza kukuca njye hari ikintu ngenzanyeho nawe ndarengana rwose nanjye nibyo ndimo ndamusobanura yarangiza akanga kumva ukuri Sobanura icyo ari. ntubutse mu nzu wiruka abakobwa bari hehe Ari hese nyine ko yantuburiraga. Ahubwo ari uko nari mbafasha. umva njye maze kubwira madame nakoroheye umfata umbwira ibintu byose ushaka ubona nigeze nk'umuntu w'inzanga ariko ibi byo birakabije ubu tuvugana fata inzu ujye mu rugo fata inzu ujye mu rugo Ndagiye ariko nza. cyane ujya mu rugo bana magambo ntadusoso
se uwo mukobwa se nyine hari uwo warubonye ahangaha ndakubeshya se ngo bimarire umukobwa namubonye ahagaze ahangaha umukobwa w'inzobe ukuntu ubyibushye wari wambaye n'ingofero y'umukara asutse menshi zirimo umweru n'umukara namubonye rwose nyine urabona nimba umukobwa wawe wamubonye sibyo wenda sinzi ahantu agannye ariko byanga bikunda nimba yambaye ingofero nini iki kiyaga nawe kirankanze nyine urambona umugore wanjye yasaze sibyo kandi umukobwa twe dufitanye gahunda nyine yashakaga nyine inzu yo kugura nyine nako yo kubamo yo gukodesha urumva kagiye kumpa nyine ko ibintu bya komisiyo tu wagumye ahangaha ukamubwira ko ari bize urabona umugore wanjye yasaze none ukamubwira nyine agatigeze nkaza kumuhamagara sibyo umva yewe ntabwo nabona umwanya wo kujya kwiruka inyuma y'uwo mukobwa cyane cyane ko wasanga nawe ari umuntu witambukiraga yigendera wabonye niwe rwose si umukobwa muremure w'inzobe niwe nabonye bambaye ingofero ifite amahanga zose sinzi ukuntu babyita afite utuntu tugufi gutya turimo umweru n'umukara uwo rwose ntabwo wibeshye uwo nashaka sinzi rero ngewe urabona n'umugore watangiye kunkeka kandi n'umugabo wanjye arankeneye umugabo waragukeneye ndabyumva ese wamfashije gusa genda ajya kwiruka ku muntu ntazi ahantu yanareba mbabarira mujya mukemura ibibazo byacu urumva ikigorgira niko shiri reba byonyine nkise ubu ntambara n'imyenda urumva kubera iki nawe ubwawe ibintu urimo ntabwo bizufata ufite ikibazo ubundi njyewe nta kibazo mfite nasa n'igi gifite umuntu ari kuza ukamfata nasohoka ukamfata nagera ku muryango ukansubiza mu nzu uri no kunsuzugura no kumenyera ubundi wamfashe nk'iki nase ngenda basuzugura ubundi ese ubundi imbaraga ufite wazikuye he ku buryo uri kuza ukahamagara hejuru ukamera nk'ushaka urusira umwana erega ibiri kumbaho namwe byababa ibikize habaye ikize ngo habaye iki habaye iki nyine ngo namwe nimurebe telefone muri kwitaba buri kanya ibiki nase telefone niba gutesheje umutwe telefone nayiguze wenda utekereza ko ari ikoti nzajya nambara imbere inyuma y'ishati cyangwa ari karuvati nzajya nshyira ku ishati cyangwa n'umutako umanika ahangaha muri salo erega namaze kubabona mu ndi ahubwo wowe wapanutse ndi kujya kuguha umwanya ngo nigendere ukamfata najya gusohoka uri kuvugana n'umuntu ngo usubira mu nzu reba hari ntabwo umusatsi muvanga abakobwa ahubwo ufite ikibazo gikomeye uziko hari nazi ko rukomeze ukamfata ku mashi wumva abantu bose so bimenye abantu batangiye kuza kuvuga ngo bumvise ko twarwanye usubira ngiye gutongana na sosara ku muryango afite umugabo umugabo aramubaza ko umwatonganiraga iki atuma mubwire reka maze mubwire genda witegure ugende ujye kurwaza mugenzi wawe uve muri uru rugo kandi ntabwo ari kugusaba ni itegeko nyine namwe murabyumva ariko se nta kosa uri kumva wakoze kuki abagore mushaka kwidefanda urafata mu mashati ngo ufite ideni uraza ukanyekera mu ngo ndyamago na saso sisi ubwo bivuye aho hashize umwanya urapanitse ngo hari abakobwa ngo bari kumpamagara urasohotse urababona nyine ikosa narikoze ngaho basi nimumbabarire ni byiza cyane no gutangira gusaba imbabazi turi kumvikana ndabyumva pe nimba rero utangiye gusaba imbabazi icyerekezo ugaruke mu muntu umutima wari ufite w'urukundo wo kujya gufasha mugenzi wawe kare n'urwaye ugende umurwaze turi kumvikana ndabyumva pe umurwaze ugende utuze ibyo kujagarira ngo telefone sinayisize hano muri salo wigeze ubona inagira inasona nta kibazo ndajya kumurwaza nyine namwe musigare mutekanye kandi nizere ko mwambabarira fata mu mashingo ugenda mwahagurutse hano ubonye abantu hariya mbakije wembi na soso mwageze erega biriya bibaho kandi namwe byababa reka ntuzajye ufuha kuri ye nyine sheri mbonye ko ari ikosa nakoze kandi ntabwo bizongera pe kandi mbonye ko nyine nendi mu makosa nafuhiraga ubusa pe ariko ubu rwose umutima wanjye uratuje nta kibazo rwose sheri mwihangane pe kandi nyine nizere ko mwambabariye ariko nabwo nyine nshaka kugenda mbatekeye none sinasiga nibura ntanabatekeye akoshije rwose nawe uzi gushyira ubu se ko ugiye kugenda ugiye kumara ibyumweru nako icyumweru ariko n'icyumweru nakikongeza kugira ngo ubanze unaruhuke neza ubanze ushyire ubwenge ku gihe ubu uzajya unyaruka sasa unterekerera uri indege se uzajya unyaruka se nimugoroba ugire uze nabwo unterekere uri imodoka se tubare ko uzajya uhita ugenda mu masaha abiri umara mu modoka ugahita usubirayo nzajya nitekere genda nta kibazo gita wambare witegure sibyo ugende gira vuba vuba cyane wihuse uriko
wihuse shirise iracamura singigira amahirwe rwose irakagenda niyambare vuba bimeze bite be ko nawe rwose utarabanje no kunzuza byibura nk'akabizu wese utangira utongana hasi sheri ubona ko ngenda gutekereza ntabwo ubona ko muse nguhamagara ako sheri nawe uri kwivumbura cyane kandi wumva nyine nawe ukurikije n'ibintu nyine wanyemereye ese urumva nidutangira ntuza ukwezi kw'izuba turakaye urumva ari sawa ubwo honeymoon yizaza gute nyine ikintu ngiye kukubwira uba wihanganyeho nk'iminota 30 ndahita nza ngutore kabisa rero nawe mwana ngiye kurwaza nyine musize mu bitaro kandi yahise abona umurwaza urumva ko tugiye kwisanzura sibyo saa nta kibazo tu cyane ndakwemera kabisa uri byose iki se kandi iyi telefone nari nishyiramo akagemu kugira ngo numve ukuntu upanika akagemu kabizura wagiye rwose wagiye utekanye kandi ufite umutima usharira ntawe mfite ni muhumure ndagiye rwose namaze kwitegura byose nabishyize ku murongo ahubwo se sheri ntabwo basi muri bumerekeze ntabwo herekeze abese ngo herekeje ko biravuze ko ari hano mu nzira ahita mpura nawe byagenda bite noneho ntihacu wambaye ariko si ko mbabaza mugahita mwiyumvira mukagwa mu kantu ariko sheri nk'ubwo koko kumerekeza murumva ari ibintu bigoye sheri umbona ntabwo ariko narishishitse ahubwo nari nkiri gutekereza ahantu ndi bukugeze nkugeze ku modoka cyangwa se n'imodoka nanjye ntege ngere mu cya kabiri ariko nshobora kuba ntakurengeje irembo utagaruka ahubwo ndagenda ngeze ku muryango none uhita ukomeza sibyo uya nyine mbona n'uburyo mpita nkinga porotaye reka buriya ushobora no kugenda n'abashobora bagahita bambera ntabwo bese ni ukuri nta kibazo sheri naho ngaho ntara ku muryango nta kibazo muhangize pe ntacyo bintwaye kandi nyine mugabo nkunda ntimugire impungenge rwose ntabwo nzatinda ni nk'icyumweru kimwe gusa nzahita ngaruka oya rwose wanamara na 2 ukabanza ugashyira ubwenge ku muntu reka buriya ibintu byo kuvuga gufasha umugabo mu mashinga gutya ukareba gutya abantu babireba ku buryo abatonya batangira kuza ariko mwana uko byumvaho ariko ako kantu kukumva nyine ndakumva urumva ukuntu kameze utekereza umugore yagufashe mu ishi ku muryango abantu urasusa ariza byumva ariko namwe mwabigize intambara cyane aya nta kibazo katugende ngo urekeze taza kugenda urakariye abagenzi sibyo se sheri tugende rwose ntabwo yerekeze rero abona n'imodoka nta esanse ejo nari nayimaze mbahugejeje hari imbere ariko nta kibazo n'ubundi se kibona ibintu aba ari ibyacu nta kibazo kandi turi kumwe bene rwose byose aba ari amahoro reka nkingure vuba umugeze hano imbere gatoya ndega yo kurwaza umuvandimwe uri umuntu wa mbere ndemera nawe ndabemera pe urebye nk'ubu ngubu imana mu bantu hose yarimye uri mu bantu ba mbere nemera abandi bose baza ku mwanya wa kabiri wumva si nziza cyane ngaha rero ubwo se murangiza hasi si ukurenze ubu ntabwo warirenze ntakihanganye mukangiza na hariya aya rwose shiri reka mukiza aha ngaha rwose kandi urabona reka tworoshye ibintu sibyo reka kubigira intambara si byose ntabwo rwose
ashe ni urukundo gusa koko humura ntabwo ari nka zimwe za Ariko yuda nta- ariko shiri genda utekanye ariko rero uvuga ati nsize umugabo mu rugo cyane rwose reka nujya no kuza ahubwo kimenyimenyi uzampamagare kuri telefone umbwira ati ndaje urebe ibintu uzazana nzabahamagara nijoro ndibuze mu gitondo ariko uzashyiramo amavuta menshi amavuta aringaniye bya biryo uzarya uzagira ngo siko bimeze se aya niko bimeze umva njyewe reka maze nkwereke n'ubundi abantu benshi baranantinya sibyo aya nibyo rwose reka mfite umugabo kabisa reba rero rwose urugero rwiza urugero rwiza rwose urugero rwiza rwose rwose sha yewe rwose ugende neza ugende neza rwose rwose ugende neza mbega igitomati umukobwa ufite amabono nk'ariya sha ufite ikibero wagira ngo ni intuza ni inyama y'inkoko sha za zindi z'inzungu nazo yewe kamuhamagara wowe rwose urenze nk'ubu alo bebe amakuru se none se waje se nyine nahugutse rwose ngwino kuri cya gipangu hamwe nakurangiye icyo cy'umutuku wagezeho neza kandi mbwira ko ubushize njya kukurangira ntakobeshye ntuhibuka ko se cyagiye nubwo waharenze sibuka ko cyagiye tujya guhura bwa mbere wahanyuze ngwino rwose ngwino ndagutegereza ku muryango utari waza ntago mpfa kugira ngo utazi ukanayoba umva shiri kabisa ngwino guhamba bari basi wenda ugafata n'akamoto nubwo waba uri muri metero imwe fata moto ngenda yishyura nta kibazo ijoro ni karibu mu bwami bwanjye rwose zana rwose ugenda neza udasitara reka nkingeho rero sibyo ndakwemera yewe wahabonye se mu bwami bwanjye hano ndabiki mu baki igikapu kirekire aho ngaho rwose karibu rwose wow nahabonye ufite mu nzu nziza bya kare abantu nzuza hariya dore uriya ruraro rwa bandana ndabimukumbuye ni ukuri sheri nanjye ndakwemera ukuri karibu ahubwo mwicare bose okay karame ijoro ryambanye rinini ndabyumva rwose uwakwerekanye aho urumva uziko bibere byageze aho ngaho ntanshaka kubona umugongo w'amabati ariko ngatangirirwa na parafo meze nkanjye ijoro rigendera guca muri parafo rigashaka kugera ku migongo y'amabati ariko nkavuga ati ntayo ntari kubona neza nkawe mbere naryamaga nkabura ibitotsi nakicura nzi ngo ni nka saa 12 nkabona ni saa 8 z'ijoro mwana ubu ahantu heza ngewe byandenze ni ugusobanura nahawe noneho haranze mbonye n'iyi modoka shira byose ni ibyawe mwana sinzi nakushire urumva ibyo ngibyo wabonye ibyo ngibyo wabonesheje amaso yawe hari ibindi biracyaza ubundi ikintu cya mbere ni ubuzima kandi ubuzima burimo wowe ubuse nawe baragura nk'ubu sisita wanjye yagiye aramara nk'iminsi ngahe atari hano rwose tuba twisanzura turyoshye reka tunanitegura tunapanga n'ibintu byo kugira ngo tuzategure ibintu bijyanye n'iby'imibanire ndi kwibaza ibibazo byinshi cyane urarya ifi urarya inkoko urarya inyama z'urukwavu urarya iz'inka ihene n'akabenzi rwose ikintu cyose kirahari kirakita kiko ndi kumwe nawe urumva sinabara ko ijuru riba rikingwera umuntu yinjiramo asohoka hafi aho ngaho mwana njyewe twumva ubundi ndumva nahaze naza umunezero ni byose ni ukuri nubwo nasanga urya ibijumba nubwo nasanga iby'iki kira kenshi tukagisangira wow
erega wari wambwiye ngo uri ku zuba undi kuvuga ati ngiye gushakisha uburyo ngushakira akantu koroshye nyine umwe n'umufa nta mpamvu yo kunywa birabyo bifata ngo bimara imvunja ikiba cyerekeye cyanyishe ntarakubona ariko nabaye nyikubona numva mise ntuza muri njyewe numva ndumva nuzuye nta kibazo ni sawa rwose ngenda kwemera kuko nanjye ndakunda cyane niyo mbwira ngo uziho ukuntu biriya bintu bya byatumye mpangayika uriya muntu wari warwaye birumvikana nyine wumve pe harya wari wambwiye ko uri bumare nk'igihe kingana iki shere numva muri muraporopoza iminsi ine ariko ku bwanjye ndi kumva n'ukwezi nakumara ni ukuri ukwezi se kwezi buriya mushiki wawe ntabwo yaba yaragarutse kandi nakubwiye ko sheri ariko mushiki wawe ntabwo ari ikibazo ndi kumwe nawe okay nta kibazo tuzayipanga tubiganira gusa wazanye imyenda ego ku cya gikapu se uhuze n'imyenda rwose humura nta kibazo nta kibazo ntabwo ari ukumbabaza ahubwo biba byandenze gusa nabivuga gutera ubundi yaba mushiki wanjye atarara ahangaha urumva ubundi wazamwiriza kwa nyina wabo tukibera muri iyi ambuyo nabivuga gute aho turaza kubipanga nta kibazo nizera neza ko turaza kubiganiro kandi biragenda neza bigira ikibazo oya nta kibazo kabisa ariko sheri sinabwo ugiye umushyitsi mu rugo ntabwo wanyereka uturimo mba nkora nkagusasira nkagutera ipasi ntabwo byagushimisha zo kantu uvuze ariko koko asikuri umugore w'umutima uracyari umukobwa w'umutima sheri ntabwo ugomba gusasa no mu masaha angahe uraba witwa nta kibazo ariko turi tubiretse ibyo ngibyo kwa mugana ibyo bintu uvuze nibyo reka nze ndeba akantu wenda wabo unatunganya sibyo nta mpamvu no twaracyari kare wabo kambe niyicarira ariko turi tunaganira ntabwo shiri karyamye ahangaha ibyo ngibyo by'intuza uraza kuba urabiza sheri ukuntu ubu ndeba reka ndakunda cyane utunyura iki gitwa ndagutinya cyane none utwara bisaza ntabwo baberwa abantu bemereye neza sheri nawe ushobora kubigira abashyitsi benshi byatwaye rego urwo ni urugendwa ntuzajye ikibazo cy'abashyitsi ahubwo kuri ibintu biri mu Imana cyangwa se ibintu bizima nyine bivuga mu kugira abantu babyisha ntabwo ujya mu ntabwo uko bitase bitangizwa intorezo kandi se abashyitsi bageze bibabi buriya na kabuza ni abantu nyine baba baza bansura n'iki bagenda urumva ariko urumva koko sister wanjye yari ataragenda aba afite abantu nyine kugenda asezera sibyo kandi nizere ko utababaye ariko reka tureke gutinda ntacyo reka rero njye kureba umuntu uko abaye sibyo byaba byiza ndakwemera reka rero ndebe uwo muntu sibyo wabihanganye gato ndaje ariko nubwo naba ntahari hano ubuhari sibyo se yaryamira umuntu wafashaka gucura urugi ni yahe ubundi yakomanga arangira uko amaguru